nari naribye ahantu henshi, arabo nibye babizi ari n'abatabizi, nari naribye ahantu henshi, narihinduye maneko, abo nihinduye mu ba maneko nkaza mbibye, ubu ni nkihindura agoronome, abo nagiye ku mashyamba asanga baritema ibiti by'iwabo nkabaca amafaranga ngo babitemye nabi, nkihindura inspector w'amashuri nkajya ku kigo cy'ishuri cyakure ahantu batanzi na marinette n'iki byose ngaza ndi inspector. Maître principal w'ikigo akaza cura abanyeshuri, ndashaka kuvugana nabo bari mu babo, buri wese kandi azafite kaye d'appel, afite na journal de classe, afite akantu kose horaire yuko yigisha buno. Umuntu utazi uwo ndiwe Maître principal n'agafaransa keza, interuro nziza nateguye nkayikubitaho ngaho, kavuze ifirimba bari bose bakaza, abana bagataha, ngakoresha inama y'abarimu, babona byakomeye ngiyandikisha ahantu bo, kandi ndareba mu maraporo yaho mwabicishamo umurongo, uwo nshishijemo umurongo namureba akiyubwiriza. Abo bose maze kwakira Yesu, ijwi rya Yesu rirakubwira ngo noneho subizayo, genda ubabwire, genda ubasaba imbabazi, genda ubaturira ibyaha wakoze. Aba data yarambwiraga tumva mwana wanje, namubwirije ubutumwa nkimara guhinduka, data nkamubwira ntabwo uzi ukuntu nakugenzaga, ko nakwibaga nijoro. Data naramwibaga, nabaga nabuze amafaranga yo kunywa, nahebye, ariko nkibuka ko mu ikote rya data muranga muntu yaba harimo amafaranga byanze bikunze. Bamaze kuryama basinzira, we na mama nkagenda buhoro ndi kombo, ikote rye riri ndahazi, hari shiki ngakoramo ngayakuramo, ngongera nkarisubizaho neza uko ryari riri, ngongera ngaja kubunda amare. Mu gitondo data yayabura, we na mama bakarwana, njingiyora ni ngubwo muba muri gupfiki, ngubwo muba muri gupfiki, ko mushaje nabi. Data ati ndamwica, uyu mugore arananiye, ayo mafaranga naryamye ngozeho ngo ndebe ko arimo, kandi nashatse hasi ayikote narizize niho ryari riri, nasobanura aho yayashize. Mama karira tumva muzanyice neza, nta mafaranga nyirakoze. Igihe cyarageze maze guhinduka, mbaturira ku mutima, mbabwira n'amagambo yumvikana ko ari je wabibaga buri gihe. Data amaze kumubwiriza ubutumwa akambwira tumva mwana wanje, ye waranyibye rwose, none nkanje uri kumbwira ngo nihane iki ko nta byaha mfite? Nta byaha ufite? Ati habe na kimwe. Ati reba nawe, ati reka nze nkwereke, atumva wari wabona nibye ntoya, hari umuntu nishe? Ati ntawe. None ndarugase? Ati none ibyaha mfite nibihe? Ugasanga umuntu w'umukristo aratekereza nka data cye, akumva udata bagafite umudendezi, bose si uburuhukiro, nta byahagenje ate, hari ibyo afite, ntiyiba ntiyica kandi ntaroga, ubwo rero nta byahagenje ate. Icyo umukristo, wa mukristo nusu abura ubuhukiro, nubwo umupagana arabubura, abura ubukristo akabura umupagane. Yaje mu bupagane ati barambona, ndagira nde we yakora ari se wari kuno se, kanje mbangiyemo, ariko none sinagira nte, nibambona mwishenge abishengero barangwa na, ariko ubupagane bwari nari mbonyemo inyungu, ubwo akabarahombye ntabona ubukirisi. Noneho mu bukristo yaje kwinjiramo agasanga namwo harimo igihombo, ubukristo burahombye. Reka mbabwire nshuti, niwe ufite ubukristo butaguhombeje ntabwo ufite.
baravuga guhomba iby'isi kubwo kuronka nde? Guhomba iby'isi. Burya ubukristo burahombya. Kimara kwemera Yesu narahombye cyane. Agomba gusubiza ibyibano aho nibye hose. Hari henshi inshuti. Nari naribye ahantu henshi. Abagore nafashe ku ngufu bakira abakobwa, nagomba kuja kubasaba imbabazi kandi barabaye abagore bafite abagabo. Urwo n'urugamba rworoshye. Washaka kwinjira mu bukristo ugasanga urasaba imbabazi, ugasanga uratura ibyo wakoze, ugasanga urasubiza ibyo wibye, urishura imyenda. No. Washina mu kirenge kigashya ukagaruka. Waje mu gipagane uti barambona ukagaruka. Waje mu bukristo uti ndabirananiye ukagaruka. Ukabura ubupagani, ukabura ubukristo, none ukaba umuntu upfuye cyane kurenza abapagani n'abakristo. Ruvuga ngo ubuze pfo na ruguru. Umuntu udafite ubukristo kandi yarashatse kubuzamo araremerewe cyane kurenza abapagani. Ibyiza nuko mu pagani akaruhuka. Abapagani bararuhuka bagatuza. Bitabaho mpa nabyeri Amstel kandi uramukobwa rwose ari amatako ni meza ndayakoza intoke nubwo aranga ariko ndakoraho rwose. Akamukoraho agakora kwibere nyirarya karyirukankana ariko narikozeho rwose. Uwo numupa wewe ukarikoraho mu mutima ariko ndikozeho. Muri korari bageze bate nturikozeho ukarireba gusa. Urumva kaga kubona bikako tuhizemo nurikoraho baraguhana mbandikoze hariko. Urumva kaga dufite turarwana ukarwanira mu mutima bamukubise chima mukubise ariko se nina umva nuko nava ku nshingano ariko amugore mbamukubise. Abagore b'abapagane umupagane umugabaraza ati rimwe kabiri akamukubita rwose bigasobanuka neza. Nibashaka bamfunja ariko ndagukubise. Bati kuki wakubise umugore? Ati namaze nangagira ndese. Abagore muri iminsi nuko yakubita hari ikindi wona umupagane. Undi we rero ntaragenza ate arakubitira mu mutima ariko ku muboko wapi. Nakaga guhabwa amategeko ukiri no mwegiputa ngo uburuhuki kuko amategeko yombi arakugora kuyakurikiza yombi arakugora. Nugukeza abami bangana nta numwe uremererwa ntawe. Kwa Satani ntacu bamariye neza, kwa Yesu ntacu bamariye neza. Uraririmba ariko ibyo waririmbye ukabihinduza imikorere yawe kuko mwapfuye. Abakolosayi igice cya 3. Kuzuranwa na Kristo. Ibyo kugira kubaho gutunganye n'urukundo rwa kivandimwe. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mugiye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari. Noneho tugiye kwiga kuzuka. Mbere yo kuzuka turapfa. Mbere yuko tuzuka, mbere yuko umuntu azuka ntabwo ashobora kuzuka atagenje ate atapfuye. Habanza gupfa. Iyo urupfu rubanje noneho umuzuko uba mwiza turawutegereza tunezerewe. Iyo dusomye mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo 20 niho dusanga urupfu. Niho dusanga urupfu rw'uyu muntu. Niba mwarapfanye na Kristo mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'ibyisi, niki gituma ahangaha haratwereka umuntu wapfuye. Iyo umuntu apfuye, uriya muntu yapfuye
nta bindi yumva, nta mitekerereze yindi ikorera muri we. Uyu muntu wapfuye nta burakari, nta gahinda, nta mujinya, nta kwihorera, nta business aba afite, kuko impamvu ihagaritse ibyo nuko yapfuye. Natwe twabwirijwe ubutumwa bwiza ngo butwice. Buriya butumwa bwiza burica bukazura. Ubu butumwa bwica umunyabyaha. Pawulo ati nanje kera nari muzima ndafite amategeko, ariko amategeko aje ngenza nde ndapfa. Arapfa, Pawulo arapfa. None ubutumwa bwiza burica, bwica uwo muntu, bwica uwiyitaga umuntu agapfa. Ariko urupfu rw'uyu muntu si urupfu rwa rundi rurimbura, n'urupfu umuntu apfa akazukira muri Kristo Yesu, akaba icyaremwe gisha. Urapfa ugapfana n'ibyawe byose, ubugome bwawe, ishari ryawe, amahane yawe, ibinyoma byawe, upfana nabyo. Sivupure ntumbwire ngo urapfa bigasigara ku musozi, wazuka ukongera ukaja kubitora. Oya, upfana nabyo, ugahambanwa nabyo, wazuka bigasigara iyo wari uri wapfuye. Nishano iguzuka. Iyo wihaye kuzuka ukazukana nabyo, nduba wazutse, uburi umubeshi, uburi indyarya. Iyo upfuye upfana n'ibyawe byose. Uko nukuri. Iyo umuntu apfuye amashuri yize asigara akora imirimo. Igifaransa cye kirakomeza kikavuga. Iyo yapfuye business yarayikomeza. Niko. Iyo umuntu apfuye apfana n'iki? N'ibyo byose. Imigambi yose, ibyiyumviro byose, imikorere yose, ibyo byose birarangira. Iyo turi gushingura umuntu tuba turangije ibyo byose. No mu by'umwuka, iyo umuntu apfuye yishwe n'ubutumwa bumusanze aho yarari mu isi, bukamukubita agapfa, apfana n'ibye byose. Nukuvuga ngo iyo yemeye kwizera gusimbura ibye byose yari afite kera. Niba twarapfanye na Kristo, noneho si ugupfa gusa, ahubwo ni ugupfana nawe. Niba twarapfanye na Kristo, birasobanuye ngo twazamukanye nawe i Karuvari, twazamukanye nawe i Golgotha, tugeze hejuru tubambanwa nawe. Kuri ya saha yavuze ati noneho birarangiye, natwe ibyacu byari birangiye, turangizanya nawe, dupfana nawe, atujana mu mva, atumara nayo gatatu. Ku munsi wa gatatu agenda ate? Amaze kuzuka tuzukana nande? Niba mwarazukanye na Kristo, mushakira hehe? None se umuntu wazuranywe na Kristo aracyashaka mu isi afite miki? Icyo ni cyose. Urumva ari iki? Niba mwarazuranywe na Kristo, muje mushaka ikimenyetso kizerekana abazukanye na Kristo, ntibazongera kwifuza ngo bategekwe n'irari ry'isi, ahubwo bazashaka inzara yabo ikizaba yajishinga n'ugushaka ibiri he. Ngewe maze gutambika karongo hariya yuko nta bandi baraza, siko? Jewe ndi kumva maze gufunga hariya nashize agatambara ngo abizera ndabona nabo. Sibyo? Birabukuri bashobora kuza, reka nkomeze nizere nanjye. Murizera se nsigare? Murizera ko baraza abari je wanga? Hari shaka ko baza. Ariko ndashaka ko iri somo turyumvikanaho. Twanje gupfa
ubutumwa bwiza burica umunyabyaha bukamukubita, nanjye bwarangubise ndapfa rwose. Uwo nari we yarateye agahinda, ntabwo wamwumva neza wowe. Uwo nari we nari mwinshi, ntabwo ibyanje byari bifite uko bisobanuka. Na mama na data na bene mama n'abaturanye n'abavandimwe n'abo twiganye n'abo twabanye n'abo twasangiye inzoga n'itabi n'abo twarwanye barabizi. Nta bikino byari n'ibindimo. Ibyaha nabikoranaga umwete, ntabwo nigeze ngira ubunebwe mu byaha na bukeya. Nicyo gituma nasabye Yesu ngo no mu bya mwuka nta bunebwe nshaka. Niba uri umupagane nyawe, ukora ibyaha nyabyo, ibyaha ntukabibeshere, bikore ubikore. Burya umugabo udashoboye gukora ibyaha no gutungana nabishobora. Usanga ibyaha yabikoranye ubunebwe. Burayi n'abantu batazi no gukora ibyaha rero babikorana ubunebwe. Usanga ntabwo yabikuze ngo bisobanuke ibyaha. Usanga n'utuntu yajya apfundikanya tukamwita umunyabyaha. Umuntu umwe yigeze hari umukobwa twagiye kuresha kera, kuresha muri bico bivuga. Kuresha murabizi? Aha. Muzi ko kuresha no kubesha bifitanye isano. Niko kuresha no kubesha sibisa? Aha. Nuko ugenda ukirarira umukobwa ukamubesha bose. Nuko rero naherekeje umusore umugenzi wanje, agatumberekeze uramukobwa arakomeye, umberekeze. Tugiye kumuresha, tugezeyo, yarazi ko uwo muhungu aje kumuresha aradusuzugura, kuko ntiyumvaga atamushaka. Aradusuzugura, atwima intebe, turahagarara, tukavugiriza, tugatekera itabi, tukanywa amasegereti, tukihagararaho, ariko yatukubye na zero. Nta ntebe, mpagaze umwanya se nicare kuri rabuye ndihagarara. Narebe ipantaro yanje nazanye uze. Beze umuhungu none se akamwibaza inguru umukobwa akamwihorera. Nuko umusore nkamwongorana ariko twamukubita. Tumukubite. Ubu yadusuzuguye tumukubite rwose. Akanyogora tube turetse agurari subira. Turakomeza nje nkumva ibintu biri kundya, nkumva ndavuga ntumva rero. Maze ijambo yabwiye umuhungu byatumye ntambabaye cyane, n'ubu ndacyagibuka. Yaramubwiye nkumva ngo wa muhungu, reka ngusabe uzongere kuntesha igihe. Umunsi nariye amabyi nzarya ikirundo. Ikirundo muracyumva? Nzarya menshi. Bisobanuye ngo umunsi yashatse umugabo azaza umunsi nariye amabyi nzarya ikirundo. Ntabwo ari nkaho. Bisobanura ngo we yamukubye ni duke, wowe uri dukeya. Nta umunsi na umunsi wariye amabyi uzarya ikirundo. Nubwo imvugo yanje yabigoye, niba uri umunyabyaha bawe ubirangiza utahe. Kandi niba uri umukristo, umukristo nyawe wivanga ubupagane n'ubukristo. Hari abantu bakora ishyano riteye gahinda, akaba umupagane igice gito, akaba umukristo igice gito, akabura ubupagane akabura ubukristo.
mupagane nusu, mukristo nusu. Igipande kimwe urasanga ari umukristo, ikindi gipande ni umupagane. Ntabwo ibyaha yabirambiwe, nta nubwo ubukristo yabushikiriye, abuze epfo na ruguru. Niba mwarasuranywe rero na Kristo, nimushake ibiri hejuru aho Kristo ari, aho mwasomye ngo abyagiye iburyo bw'iki bw'Imana. Ntimugahoze imitima yanyu kubiri mu isi, kuko mwapfuye. Niko byanditse? Ntimugahoze imitima yanyu kubiri mu isi, kuko mwapfuye. Ijambo rikomeye muri bya Kinyarwanda. Kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Ndashaka yuko mubisoma mu Kirundi nkumva. Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Aho hano harakomeye cyane. Kuko mwapfuye, kuko mwavuye mu isi, kuko iby'isi mutakibimenya, bitagifite imikorere mu mitima yanyu. Bwa bugingo bwanyu bwapfuye, bwishwe n'ubutumwa bwiza bwarazutse, ariko ntibwongera kwibeshaho, ahubwo ubugingo buzutse bujanwa muri Kristo. Kristo nawe aja mu Mana, atujyana mu Mana. Ubugingo bwacu buhishanwa nawe mu Mana. Ni ukuvuga ngo ntabwo tukiriho. Pawulo yavuze amagambo akomeye cyane ngo noneho si njyewe ukiriho, ahubwo ni Kristo uriho hehe muri jye, kuko yabaye ubugingo bwacu. Bija bimbabaza iyo tuvuga ubukristo nta buriho. Hari igihe twitwa abakristo, iki kintu cy'inyuma ukacita igikristo, ariko icy'imbere ari igipagani. Icy'inyuma cyambaye karuvati, icy'inyuma gifite Bibiliya, icyuma kiraririmba, kiri mu rusengero. Kiriya cy'imbere gifite Bibiliya, gifite inkota ibaga abantu, kirica, kirabesha, kiraryarya, kirariganya, kirakora ibyaha by'ubwoko bwose. Kandi burya icejejwe inyuma, kitejejwe imbere, kiba gipfuye kabiri. Kiba gipfuye kangahe? Burya ijambo ngiye kubabwira mu gitondere, ni ishano rigwa. Imana yari kuba ihemukiye Abisirayeli iyiza kubahera amategeko mu Egiputa. Iyi bahera amategeko hehe, bakiri hehe, bakiri mu Egiputa. Itimwa ndimugasambane yemwe, nyabuna ndimukibe, nyabuna ndimukabesera abandi, ndimwibuke kweza umunsi w'iki. Bakiri hehe, bagifite amategeko ya Farawo, bakagerekaho n'ayiki. Ni ishano twagushije ko tugifite ya Farawo tukayagerekaho ay'Imana. Urumva kaga dufite muranyuma? Turi kujana hare, ndi kuvuga ibintu byumvikana. Ntabwo twaretse amategeko ya Farawo, tugacari ku buretwa bwa Farawo, kandi turongera dusaba n'Imana ngo niduhe n'amategeko yayo 10. Ugakubirwa kabiri imitwaro udashoboye yombi. Ubwo n'ubupagane bubi bureze ubupagane nyabupagane. Uzi ko abapagane baruhuka, bafite uburuhukiro. Data yarambwira gatumva mwana wanje, namubwirije ubutumwa nkimara guhinduka,
data nkamubwira ntabwo uzi ukuntu nakugenzaga ko nakwibaga nijoro. Data naramwibaga, nabaga nabuze amafaranga yo kunywa, nahebye. Ariko nkibuka ko mu ikote rya data mwuranga muntu yaba harimo amafaranga byanze bikunze. Bamaze kuryama basinzira, we nama nkagenda buhoro ndi kombo, ikote rye riri ndahazi, hari shiki ngakoramo ngayakuramo ngongera nkarisubizaho neza uko ryari riri, ngongera ngaja kubunda mare. Mu gitondo data yayabura, we na mama bakarwana. Jingiora ni ngubwo muba muri gupfiki, ngubwo muba muri gupfiki ko mushaje nabi. Data ati ndamwica, uyu mugore arananiye, ayo mafaranga naryamye ngozeho ngo ndebe ko arimo, kandi nashatse hasi ariko tinarizize niho ryari riri, nasobanura aho yayashize. Mama karira tumva muzanyice neza nta mafaranga nyirakoze. Igihe cyarageze maze guhinduka, mbaturira ku mutima, mbabwira n'amagambo yumvikana ko ari je wabibaga buri gihe. Data amaze kumubwiriza ubutumwa akambwira tumva mwana wanje ye waranyibye rwose, none nkanje uri kumbwira ngo nihani iki ko nta byaha mfite. Nta byaha ufite ati habe na kimwe. Ati reba nawe, ati reka nkwereke. Atumva wari wabona nibye ntoya, hari umuntu nishe ati ntawe, none ndarogase ati none ibyaha mfite nibihe. Ugasanga umuntu w'umukristo aratekereza nka data cye, akumva udata bagafite umudendezi bose si uburuhukiro, nta byahagenje ate, hari ibyo afite, ntiyiba ntiyica kandi ntaroga. Ubwo rero nta byahagenje ate. Icyo umukristo wa mukristo nusu abura ubuhukiro n'ubwo umupagana arabubura. Abura ubukristo akabura umupagane, yaje mu bupagane ati barambona ndagira ndewe yakora hari se wari kuno se haje mbangiyemo, ariko none sinagira nte nibambona mwishenge abishengero barangwa na, ariko ubupagane bwari nari mbonyemo inyungu, ubwo akabarahombye ntabona ubukirisi. Noneho mu bukristo yaje kwinjiramo agasanga namwo harimo igihombo, ubukristo burahombye. Reka mbabwire nshuti, niwe ufite ubukristo butaguhombeje ntabwo ufite. Mu Bafilipi bavuga guhomba iby'isi kubwo kuronka nde, guhomba iby'isi. Burya ubukristo burahombya. Kimara kwemera Yesu narahombye cyane, agomba gusubiza ibyibano aho nibye hose. Hari henshi nshuti, nari naribye ahantu henshi, arabo nibye babizi ari n'abatabizi. Nari naribye ahantu henshi, narihinduye maneko, abo nihinduye mu ba maneko nkaza mbibye. Ubu ni nkihindura agoronome, abo nagiye ku mashamba asanga baratema ibiti by'iwabo, nkabaca amafaranga ngo babitemye nabi. Nkihindura inspector w'amashuri, nkaja ku kigo cy'ishuri cyakure ahantu batanzi na marinete n'iki byose, ngaza nde inspector. Maître principal w'ikigo akaza cura abanyeshuri, ndashaka kuvugana nabo barimo babo, buri wese kandi azafite kaye d'appel, afite na journal de classe, afite akantu kose orere yuko yigisha. Buno umuntu utazi uwo ndiwe Maître principal n'agafaransa keza, interuro nziza nateguye nkayikubitaho ngaho, kavuze ifirimba bari bose bakaza, abana bagataha, ngakoresha inama y'abarimu. Babona byakomeye ngiyandikisha ahantu bo, kandi ndareba mu maraporo yaho mwabicishamo umurongo, uwo nshishijemo umurongo namureba akibwiriza.
abo bose maze kwakira Yesu, ijwi rya Yesu rirakubwira ngo noneho subizayo, genda ubabwire, genda ubasaba imbabazi, genda ubaturira ibyaha wakoze. Abagore nafashe ku ngufu bakira abakobwa, nagomba kuja kubasaba imbabazi kandi barabaye abagore bafite abagabo. Urwo ni urugamba rworoshye. Washaka kwinjira mu Bukristo ugasanga urasaba imbabazi, ugasanga uratura ibyo wakoze, ugasanga urasubiza ibyo wibye, urishura imyenda. No. Washino mu kirenge kigashya ukagaruka. Waje mu gipagane uti barambona ukagaruka. Waje mu Bukristo uti ndabirananiye ukagaruka. Ukabura ubupagani, ukabura ubukristo, none ukaba umuntu upfuye cyane kurenza abapagani n'abakristo. Ruvuga ngo ubuze pfo na ruguru. Umuntu udafite ubukristo kandi yarashatse kubuzamo araremerewe cyane kurenza abapagani. Ibyiza nuko mu pagani akaruhuka, abapagani bararuhuka bagatuza. Mpitabaho mpa nabyeri Amstel, kandi uramukobwa rwose ari amatako ni meza ndayakoza intoke, nubwo aranga ariko ndakoraho rwose, akamukoraho agakora kwibere, nyirarya akaryirukankana ariko narikozeho rwose. Uwo ni umupa, wewe ukarikoraho mu mutima ariko ndikozeho. Muri korari bageze bate nturikozeho ukarireba gusa. Urumva kaga kubona tuhizemo nurikoraho baraguhana. Mba ndikoze hariko. Urumva kaga dufite. Turarwana ukarwanira mu mutima. Bamukubise shima mukubise, ariko se nina umva nuko nava ku nshingano, ariko wa mugore mba mukubise. Abagore b'abapagane, umupagane umugabo araza ati rimwe kabiri akamukubita rwose bigasobanuka neza. Nibashaka bamfunge ariko ndagukubise. Bati kuki wakubise umugore? Ati namaze nandagira ndese. Abagore muri iyi minsi nuko yakubita hari ikindi. Wona umupagani undi we rero ntaragenza ate, arakubitira mu mutima ariko ku muboko wapi. Nakaga guhabwa amategeko ukiri no mwegiputa ngo uburuhuki, kuko amategeko yombi arakugora kuyakurikiza, yombi arakugora. Nugukeza abami bangana, nta numwe uremererwa, ntawe. Kwa Satani ntacu bamariye neza, kwa Yesu ntacu bamariye neza. Uraririmba ariko ibyo waririmbye ukabihinduza imikorere yawe, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi hepfo ngo ubwo Kristo ari we bugingo bwacu, azahera ko yerekanwe. Ndashaka ko mwasoma. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu, azahera ko yerekanwe, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe. Hepfo ngo muri mu bwiza. Ndashima Imana, igihe Kristo ari we bugingo bwacu ntabwo azihisha, ahubwo azerekanwa. Kandi ntazerekanwa wenyine, n'ibiremwa bishya biri muri Kristo bizerekananwa nawe, ariko bazongera guhishurwa bari mu bwiza bw'Imana. Bibiliya yanyivuga ngo iki? Yego, Kristo niwe bugingo bwacu, yiyerekanwa natwe namwe musohoka mwerekanwa nawe, muri mwerekanwa nawe muri bwiza. Ya magambo namwe. Kristo ubwo ari we bugingo bwacu,
cyangwa se bwanyu mwebwe b'abantu bajabe azerekanwa, kandi azerekananwa namwe muri mu bwiza. Hano hari agace kitwa mu bwiza, mu bwiza ni hafi ahangaha. Muzerekananwa nawe muri mu bwiza, sinzi uko hasa. Niko muzerekananwa nawe ariko muri hehe? Muri mu bwiza. Abantu bo mu bwiza sinzi uko basa, niba bari mu bwiza koko. Buriya ni ubwiza bw'ubumana, ni ubwiza bw'Imana buzerekanwa n'abana b'Imana. Rya somo rizaboneka ngo namwe mube mukiranutse nguko so wo mu ijuru akiranuka. Ndetse isomo ryiza ngo nibabona imibereho yanyu myiza bahere ko bahimbaze iso wa hehe wo mu ijuru. Isomo rye nkunda cyane bavuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami, ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza abantu bo mu mahanga yose. Imperuka ihereko igeze ite? Ize ubutumwa bwiza iyo bugeze mu munyabyaha bumwubakiramo ubwiza, akaba mwiza. Imibereho ye ntaba mwiza ngo uruhu rw'inyuma ruhinduke, rushobora no guhinduka, ariko agira ubwiza bwo mu mutima, agira guhinduka k'ubugingo, agira imibereho yerekana Imana y'ubwayo. Nubwo abantu batabona Imana yo mu ijuru, bakabona Imana muntu ku neza yawe, amagambo yawe n'ibyo uvuga n'ibyo ukora birerekana Imana. Ndetse ngo narasomye ngo aho noneho byakagezaho abantu bavuga batoya Imana yanyu niyo Mana nyamana, reka dufate igishura cawe tujyane aho ugiye hose. Bagomba gufata igishura cy'Umwisirayeli, abanyamahanga bati Imana yawe twumvise ko ari Imana ikiza. Ubwo butumwa bwiza buhindura, niba guhindurira mu mudugudu, ukaguhindurira mu rugo, ukaguhindura mu gisagara cy'iwanyu, aho utuye bazabona ubwiza bw'Imana bidaturutse ku gusoma Bibiliya, ahubwo bazasoma wowe nawe usome Yesu. Uzaba isoko ihindura akarere, uzaba isoko nziza ihindura abantu. Kubw'ibyo rero nimwice ingeso zanyu z'iby'isi. Gusambana kugeza gute? Uziko abiyita abakristo basambana? Mwigeze mubabona? Hari abo mwigeze mubona basambana? Ni munsubize mwarababonye? Ariko se none aha ni mu bwiza. Noneho ndavuga ngo abiyita abakristo mwigeze mubabona basambanye? Mwabonye abibye se? Baje biba? Barabesha se? Muja mubona umukristo wabeshe? Mwari mwabona umukristo afite Bibiliya yabeshe? Ese umuntu uri mukorari arabesha? Arangana se? Mwe mwabona abantu banganye? Mwarababonye mwitorero? Mwabonye abanyagasuzuguro? Umuntu ubwira akabintumva, akavugiriza akureba, ukavuga owe bure umuginga we. Ari ugeze kunyita umuginga, ari umukristo. Burya se aturi umuginga kabisa. Ate wivanga mu bintu byanje na madamu ute? Ese ngivangamo nte ku mudamu wawe yambwiye ko yaraye areba uko wamuraje inkera ukamubuza amahoro, nkaba ndi umuyobozi wawe, none unyobora ni wanje ku gitanda? Igihe nashaka uwo mudamu nagusabye uruhusa ndiyamaye, ndahubwo kambayeho ndi madamu wabimbwiriye ati ndashaka kukubazaho kuyabayo abayobozi mwivanga. Subundi uya umuyobozi utivanga we aba ari umuyobozi?
abayobozi bafite inshingano yo kwivanga, buri inshingano yabo nuko byivangamo. Ukubyumva mbe muzeyi, nuko ugenda ukabivangamo. Ndabubaza ntariko sha nkubaza ikibazo. Buriya uretse kuri kunyita utyo ushingiye ku bukirizitu, ari mbere wampagarara imbere, ari nanje mbaye nkukumeze, ubu mbaye nkukumeze, ntabwo nasiga ngukebye ngasigara ubyumvise ahubwo atiye mbaye nkukumeze. Yewe uri kwitwaza icyunzi kindimo, ariko mbaye nkuko nanje nkaza nashiririye ngeretseho ubukuru bw'itorero nibyo bikurimo, nasiga nakubaze. Ariko ndakubwira ngo shima Imana yuko abayobozi bawe ari abakirisitu, turi abakirisitu, ariko ubukristo ntabwo bumpindura inganzwa. Ndagutegetse none, ntabwo nguhendahenze, noneho ndagutegetse, size mbitegetse none. Madamu ija mu nzu gukoreho ndebe, injira mu nzu, ufate ibyawe byose, ufate Bibiliya, ufate imyenda wambare, ukenyere ndebe, noneho ayigukuremo agukubite mpari maze ndebe. Undi yirukanye umudamu. Abakuru b'itorero tugira ibibazo. Habaye n'ejo numva madamu araje ati ndaje biteze, ati wa muyobozi wa mwizera yanyirukanye. Mwizera yirukana umugore se? Ati niko bibaye. Mu gitondo tugende saa 11 ni namwe ushoye kunzira, tugeze iwe atari ko rero ngeze hafi ati yavuye ngura ati nugutema ndi buretse. Turinjira ndakoma, umugabo arakingura ankubisa amaso ati arebye inyuma yanjye ahabona umudamu ati ati yewe we ati asubira inyuma abafashe umuhoro ati ndababaye. Tubabajwe n'iki? Ati nuko ngiye kumugutemera mu maso. Ati nicyo kibazo ngize. Ati mpigamira nkwereke ndi oye. Mbona umugore ararira, abagore mujamurira arira nta muhoro bamukubize. Ndabwira ni madamu wirira uretse ninjoro abanza kurira. Reka nkubwire rero ati mbere yuko umutema urabanza unteme njewe ndabandi hazi, ntushobora uramutema aruko nanje narangije urugendo ntakiriho. Ikindi niba uri umugabo umaniki, niba uri umugabo ushire hejuru uci, nuwugeza hasi ntagufite umenye ko ndikigwa maze ndende. Ahora naje namara amaje buriya ari kurwanya ibyaha, hari naho dushiramo akabaraga. Tugatume bagukorana ibyaha muyobozi, shiramo akabaraga, shitura bakumve kuhari. Hari umuyobozi atumvikana ko hari akandagira ntibumve, kandagira abafite amavunja uyatoneke wafungireho fere we. Iyi ni jabe y'Imana ntabwo ari y'abapagani. Babwire babyumve. Yesu yakandagiraga amavunja y'abafarisayo bakirwa basaza ati ndayakandagira. Abafarisayo mwanjanja mwabituro ko suku yasyaze. Ari igivuga tenda batoneka se, ariko hari aho tugacaha ibyaha kubera impamvu rimwe na rimwe, hari aho impamvu ibiturutse. Abagabo b'iwacu babiri mu mbabarenge gusoreza ku iki gitekerezo, abagabo b'iwacu babiri baratonganye. Gutongana muzi icyo bivuga? Abaturanyi baratongana barabwirana, buri wese agatekereza icyo yabwira mugenzi we cyo kumubabaza. Iyo abantu bagutona babwirana amagambo yo hejuru, barabwirana nuko bageza aho umwe mva ati kankwereke icyo ndagukorera mu gitondo. Ati butinze gucya. Uwo mugabo rero umwere yarisha impongo. Impongo murayumva? Impongo ni inyamaswa zabaga muri parike, noneho yasanze inyamaswa iryamye mu kasinzire. Impongo yasinziriye mu ishyamba ry'inturusu,
yaragiye gutema ibiti, noneho barayibonye sanga irasinziriye tuyamwumva, abayikubise umuhoro kwijose abarayishe, arayitahana ayisangira n'uwo muturanyi we, nayisha aramubwira ati nakagezeho naho kanyumvise tukarya, barayirya barayirangiza. Undi nawe yaraturanye n'ibiti bya leta, aho leta irunda amasiteri iyajyana kuyumisha ibirete, noneho we nawe ayo masiteri ya leta kuko yaraturanye nayo akajara yiba buri munsi arakuraho urukwi rumwe kuri buri siteri, none akabwira mugenzi we ati njyewe ati ngirirwa ndatema ishyamba ryanje ibiti bya leta biraha, ati nicaniraga ibi bya leta tubuje mfite ubwenge ndeba kure. Ibyo bari babiziranyeho. Noneho barakaye kuko orutepeni iwacu irinda inyamaswa, iyo bagufashe warisha inyamaswa nanga wayihohoteye ibyawe wabisobanutse habujisho. Ati rero nje kugira ngo umenye ko narakaye, umenye ko ubu ngubu ndakugezayo. Ati saa moya barazamura ibendera ndiko orutepeni, ndababwira ibya yampongo wariye ejo bundi, maze ndababwira iby'impongo wariye, nzareba ukura bisobanura, ndi umuhamya wo guhamya ko wayiriye, ko wayishe kandi urabisobanura mu gitondo kare. Undi ati sawa, nanje turajana. Ndaje kuri Sopirwa niyo sosiyete yarundishaga ayo masiteri, aho baburiye amasiteri yabo babuze iyo yagiye, n'ubu naho bayarunze ndacahazi, niyo wowe mu nzu birimo agoronome arabaraha, nanje turajana. Basi rubuze gicerero katureberera, baja mu nzu bigwa intonganya zirashize. Umwe aricara, ejo ndabisobanura ibyaya masiteri koko no munzu zikirimo, ndabisobanura nte? Aratekereza tumva sinzi uko ejo nzisobanura. Undi nawe ageze mu nzu ati sibaho iyi mpongo ejo ndayisobanura ngwiki. Barahara barareba ugiye guca mu gitondo, umwaka areba ati buse yagiye, undi ati si yagiye, si ndetse yagiye, yareba akabona ntiyagenda, ati ndoyeri yagenda, n'undi akareba ati ndoyeri yagenda, ndakareba uwo munsi wira nta n'umwe wagenje ateye. Hari igihe mu itorero umwe aba yarariye impongo, yarishe impongo, undi yaramaze ibiti by'abandi, maze rero wariye impongo ntiyacaho wagenje ateye. Nako kaga tugira, ninshahi ibi baravugira, nimvuga ibi baravugira, ariko nshuti nkunda uje ukiranuka ugeze kugupfa, ugeze aho upfa, nibwo nanje nzaguha ikamba ry'ubugingo. Reka nsoma amagambo nihuse nyasoze. Ngiye gusoma noneho nirinze gusoma nubwo bija bingora gusoma. Ngo nuko rero niba mwarazurangwa na Kristo muje mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, muje muhoza imitima yanyu kubiri hejuru atari kubiri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi Kristo ubwo ari we bugingo bwacu azahera ko yerekanwe natwe twerekananwe nawe, namwe mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Nuko noneho nimwice ingeso zanyu z'ibyisi, gusambana, gukora ibiteye isoni, kurigira no kurarikira n'imyifurize yose yo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana batumvira, kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo. Mwabigenderagamo ryari? Aho na n'ubu ndibikiriho. Mwabigenderagamo ryarira? Si Bibiliya ntahiri kutubeshera. Mwabigenderagamo kera? Imana ishimwe. Mwabigenderagamo ryarira? Kera. Ubu na amateka turi kwivugira, Imana ishimwe. Cyangwa n'uyu munsi umva nawe noneho mwiyambura ibi byose, umujinya, uburakari n'igomwa. Umujinya murabuze? Muzi umujinya? Umunyamujinya bameze ate? Uburakari murabuze?
kera nagiraga uburakari, igeze ngira uburakari bwinshi, nifashije ko ari dimanche iminota ngira arenze izuba ryavuye kare irageze ra ijwi rirabimbwiye none bari kumbwira ngo iracyahari. Hari ijwi rikubita tumenyere kwigisha, hari ijwi rikubwira ngo soza, burya rihamanya n'igihe, iyo utarirenzeho ubugendeye mu kuri. Reka mbabwire inshuti, uyambura umujinya, kuko umujinya urangiza. Abanyamujinya nta cyiza babona, umunyamujinya arahangayika cyane. Abanyamujinya bakunze kurwara umutima, umunyamujinya arwara umuvuduko w'amaraso. Muzabaza abaganga, umuntu umwarutse kugira umujinya, uburakari bwinshi, imitsi yo mu mutwe iraturagurika, udutsi dutoya turapfa, turacika, arapfa twaramuhambye azize umujinya. Kera nigeze kugira umujinya, nirutse ku ihene yaciye icira karunga nkaha mu ijosi, akaga k'umujinya rero nyirukaho, inyereka kizi kwiruka ndetse ikanzuzugura, igasimbuka rwose, yagera nkari gahindukira ikandeba, igapfuna ikongera ikiru, mbese ikanzenguruka rwose, inyereka kizuzuguye. Maze umurakari buriyongera, maze nyirukaho, mbonye kuyifata ndayisimbukira, ndasimbuka nyigwa mu mugongo. Kubera umujinya numva kuyikubita biratinda, numva no mbese mbura icyo nyikorera, maze ndayiruma gishinga kugira ngo mbese bigabanu, nshinga amenyo, ndaterura nane, ndakungumura, uruhu ruracika rw'ihene, maze numva biri kugabanuka mu gakeya, numva hari utuntu tugabanuka, nkagira ngo baba we, ngongera nkaruma, ikabira we. Nuko ndangije basi ndaguhamije, agahene n'akareka kaje hariya karagandaganda. Ariko reka nkubwire, nagiye kumva numva mu kanwa ikinuko c'uruhu rw'ihene, hanyuzamo amazi bikanga, ubwoya bwamazemo gatatu, gakuramo ubwoya bumbuza amahoro. Mwirinde umujinya, uburakari igomwa, kugomwa umuntu ikintu ntacyo urakimaza, kubimugomwa gusa. Kera nayo ndi umunyegomwa, nanyura ku bintu byiza, ariko itabi ryiza, ibitunguru byiza, umva are umupanga iyo kuzana umuhoro nyuze mu bihaza byiza, are ndabitema, ucagagura kai bikubira, kashira mu n'ivumbi n'itaka, ngo nuraza ye kubirya. Umunsi umwe nakoze ibyo, abantu barahamagarana bati yemwe muze murebe uyu mugomo uri no mu rusisiro. Abantu baraza ari benshi, kandi ariko bitema ngo mbonyere babaye benshi, ndasigara hanje nyine, naje nkaza uyu muntu nuwahera, nkuya barinde rwose, uyu ninde, uyu muntu anatuye hafa. Abagore bararira, baravuma, bakamvuma, ndikumva abakecuru bakavuma, batuye umwe, batuye umugome uyu kabore. Reka mbabwire, maze kwakira Yesu rwari urugamba rukomeye cyane inshuti yanjye, rwari urugamba rukomeye. Mbabwire ko ubukristo burahombya, rwari urugamba rukomeye kuja muri rwa rugo ngo yatariki. Kirya gihe murira ninje wari wakoze ibyo, kandi reka mbabwire, utarakora ibyo n'utazabikora
ntazajyayo. Reka ngusubiriremo, utarakoze ibyo itambo cya Kristo kirahagije, ukaja muri rya dini ryadutse vuba ngo byose byararangiye, n'ibyawe byararangiye. Muri Ezekiyeli ngo umuntu nagarura ingwate agasubiza ibyo yibye, agakunda Imana n'abantu, amenya ko avuye mu rupfu ageze kwatura ibyaha. Tuzabyiga ejo bundi. Reka nsoreze hariya kwiri jambo ryiza cyane. None mwiyambura ibi byose, umujinya, uburakari, igomwa, gutukana, kandi ntihakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshane, ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya, uhinduranwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ase n'ishusho ye yamuhamagaye. Aho ntihazaba hariho umugiriki, nta muyuda, uwakebwe cyangwa utakebwe, cyangwa umunyeshanga rigawa, cyangwa umusukuti, cyangwa imbata, cyangwa umudendezo, ahubwo ni Kristo kandi ni byose. Kuko ahubwo Kristo ni byose kandi ari muri bose. Kuko nguko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza, no kwicisha bugufi n'ubugwaneza, no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarira n'ibyaha uko umuntu agize icapfa n'undi, nguko umwami wacu yabababariye, ariko namwe mubabarirana. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagare kuba umubiri umwe, kandi mugire imitima ishima. Ijambo rya Kristo ribe rikwiriye muri mwe, rifite ubwenge bwose. Mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi ico muzavuga cyose n'ibyo muzavuga byose, muje mukorera byose mu izina ry'umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo wabacunguye. Reka muri iki gitondo dushimira Imana Data wa twese muri Kristo Yesu, kubwa Yesu umukiza wacu.